Nongeye guha akaze bakunzi b'umuco w'Ijambo Ministries aho muherereye hose, ndizera ko mumeze neza kandi mugishingire nta Yesu Kristo mu mitima yanyu. Uyu munsi udasanzwe tugize amahirwe yo kubana n'umukozi w'Imana menyereye, araza kwivuga tudatevye. Reka tumuhe ikaze aramutse abantu bose badukurikiye. Yesu ashimwe, Yesu ahabwe icyubahiro. Ndabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kandi ni ukuri ndabakunda, nkunda ijambo ry'Imana, nkunda ubwoko bw'Imana. Amazina y'ababyeyi ni Murangi Witije Valerie, ndi umwana w'Igikondo, cyandika gukira Igikondo, i Kigali Igikondo. Nkaba nkora umurimo muri Mombasa mu gihugu cya Kenya. Ubu ngubu ariko umurimo nyine nawutangiriye mu Rwanda. Nagiye Burundi, nakoze umurimo Uganda, ubundi muri gihugu cya Kenya nabanje gukorera Nairobi, ariko ubundi Mombasa. Mari duhana umugisha. Ukunda kumbwira ngo umushumba, ukambwira ngo ndi umushumba, ariko buriya hari ikindi kintu nkunda. Nkunda kuba umuhanuzi. Yes. Wambaza ngo kubera iki? Urabizi niyo nari ngiye kukubaza ati kubera iki udashaka kuba pastor, ugomba kuba umuhanuzi? Oya, sinumva ko ntashaka kuba pastor, ahubwo numva mfite iyerekwa rinini cyane ku kintu cyitwa ubuhanuzi, cyangwa kimwe abapotre, cyangwa kimwe abavugabutumwa, cyangwa kimwe abarimu, ariko ufite communication n'inyigisho nyinshi zirimo ziraza ari nyinshi kijyanye n'ubuhanuzi. Ese ubuhanuzi niwo muhamagaro wawe? Wumva nyine ariho Imana iriko iraguhamagarira? Numva biri mu muhamagaro bitari mu mpano. Yego. Numva biri mu muhamagaro bitari mu mpano. Kuko hari igihe wumva uburyo abantu bakujyanye mu bushumba ukajyamo, ukajya kwifitinga ahantu ukumva rwose uharimo rwose, ariko ari ahandi hantu ugomba kuba uri. Niyumva mu buhanuzi cyane nk'umuhamagaro. Wenda nkaba nagira ubushumba nk'impano, kuko nabyiyumvamo. Ese none nk'ubu abantu bariko baradukurikirana aka kanya ntibashobora kwiyumvira ati ese nawe umeze nk'abo bantu bose baba bashaka kuba ba pastori? Muri iyi minsi urabona abantu bose baba bitwa ba profete, ugasanga afise izina ry'ubwarimu, ry'ubuvugabutumwa, n'ubupastori, n'ubuapotre, ndetse n'iryo ry'ubuvugishwa ridashije cyane ari ryo ba profete. Ugasanga umuntu wese akeneye kuba profete. Okay, hari ukuntu umuntu aba ashaka kuba ikintu atari cyo kabisa. Noneho hari n'umuntu uba ushaka kubifata nk'ikintu navuga ngo ni urwego, akanarwanira no kugerayo, akumva ni intebe, navuga ngo ni nk'akazi abashaka cyangwa kimwe bari gukora. Ariko aho bitandukaniye nanjye cyangwa n'abandi bandi, numva ari ikintu umuntu ahumeka, kumva arisanzura, kumva araryoherwa. Iyo rero ukoreye mu muhamagaro wawe neza birakunda, ariko iyo ukoreye mu kintu kitari icyawe burya biranga. Biranga cyane. Rero niyo mpamvu imyaka yose twagiye duhura n'abantu ntibabashe kudushyira mu byo twiyumvamo cyangwa mu byo turi byo. Cyangwa kimwe ugasanga umuntu arakurura icyo ashaka kuba cyo, ariko ibiriho noneho biri gutangaza, biri mu Rwanda, biri barimo barandura. Noneho impamvu mbivuga gutyo nuko Yesu yaravuze ngo abashaka, abo data ashaka ko bamusenga, ngo bamusenge mu kuri no mu mwuka. Rero iyo mu mwuka wagiyeyo uba warangije kuba umuhanuzi. Mbaza ngo ndiko ndakumva, burya ndakumva wowe uri kuraza. Iyo uri mu mwuka wumva ibintu bidasanzwe. Ndiyo. Iyo uri mu mwuka uvuga ibintu bidasanzwe.
iyo uri mu mwuka ubona ibidasanzwe by'amaso yacu atigeze kubona. Noneho rero iyo ubivuga cyangwa ubitambutsa cyangwa wahawe uburenganzira bwo kubivuga, nibwo witwa umuhanuzi cyangwa ukitwa apotre. Mu Kirundi byitwa umuvugishwa. Ni ukuvuga ngo hari ikiba kimurimo kimuvugisha. Si we yivugisha ariko hari ikindi kimurimo kimuvugisha. Urumva ko iki Kirundi kibivuga neza. Ikirundi kibivuga neza cyane. Ubundi Kirundi ngenda nagikunda. Ndi Burundi nagiye numva amagambo yandi nkumva arakarishye cyane, nkumva aragize, ariko uburyo Ikirundi nicyo kivuga neza ururimi rw'Ikinyarwanda. Rwo ruvuga neza, ahubwo Ikinyarwanda kimeze nk'aho cyahinduye. Ndibuka imyaka iheze turi kumwe ngaho mu Rwanda, turiko turakorana umurimo, tutaratangura kuja mu bihugu bitandukanye uko Imana ibiriko iradutuma. Ndibuka nk'imyaka 5 cyangwa 6 uko inyuma, ukuntu umurimo w'Imana wari uhagaze ngaho mu Rwanda, ukuntu abakozi b'Imana bari bahagaze mu Rwanda, ndiko ndabigereranya n'uyu munsi. Mu by'ukuri abakozi b'Imana benshi, abo twebwe tunitwa kuko ari abakozi b'Imana bitewe n'imyambaro nyine tuba tubona kweri umurimo, reka mvuge umurimo waramaze kwandura. Nta murimo kabisa ukimeze neza ugereranije n'iyo myaka 7 iri inyuma cyangwa cyane iri inyuma. Urabona rwose hari impinduka nini. Ese impamvu ni iyihe? Si mu matorero gusa, n'ama YouTube menshi uyu munsi yamaze gufata iyindi ntera, niko mukunda kubivuga. Ama YouTube mu Rwanda avuga ibintu vy'Imana hafi ya yose, nta butumwa bafise bariko baravuga. Usanga bariko baravuga amatiku, insaku n'ibindi, usanga ari ibintu vy'akavuyo biteye isoni, bibabaje. Ni ukuri uburyo mperuka mu Rwanda, nagiye mfite ubutumwa. Ubundi ndavuga ngo umuvugishwa ni umuntu ubona ikintu kitari cyo, ni umuntu ubona ikintu agomba kuvuga kandi akibonye mu buryo bw'umwuka, akakibona no mu buryo abandi batakibona. Noneho ndi muri iki gihugu cya Kenya, nabonye itorero ryanduye, ngira ngo ndi kubona ibya hano muri Kenya. Ariko kubera nari ngiye ku ivuko, nari ngiye ahantu nari maze igihe ndi mu ivugabutumwa hano muri Kenya, biba ngombwa ko njya mu Rwanda mu gihugu cyanjye. Ariko nasanze iryayerekwa ndi kubona mu gihugu cya Kenya riri gusohorera mu gihugu cyanjye. Noneho nitavuga noneho Imana yashaka kunyereka ibiri iwacu. Urambaza ese nanone umbaze ati se ni ibiki? Ahubwo nagiye gusaba nimba ata kibazo udusangiza iryo yerekwa, kugira ngo n'abantu bumve yerekwa wagize, Imana yakubwiye, yaguhishuriye, bamenye impamvu ivyo bintu byose biriko birasohora uyu munsi. Nabonye itorero ritagaragara, ridariho, rivanze, ari ibivangitirane. Mbona ya materaniro yarangiye kumera nk'aho ari night club. Night club, kubaza kumva icyo bita, nakuvuga ngo night club ni akabyiniro, ariko ka nijoro aho bita boîte de nuit. Gute nabonaga abantu bambaye ubusa, ubu sinzi wenda nimba bimeze gute, ariko nabonaga abantu bambaye imyenda idakwiriye kwambarwa mu rusengero. Nabonaga
abantu bariyanduje. Nabonaga amatara ari ku uruhimbi rwahindutse nko muri disco, n'ubundi nko muri disco night ni ibintu byaka bimyasa noneho mbona cya kintu cyakagombye kuba ari itorero cyahindutse aho abantu banywera inzoga, cyahindutse aho abantu bakorera ibyaha. Noneho mbonye ibyo bintu mbona ko Imana irimo iranyereka gusenga no kugarura ububyutse, cyangwa kimwe kugarura icyo nakwita cyacitse. Abantu ntabwo bashaka gucyahwa, barambara ibintu bidasanzwe ku ruhimbi, barambara ibintu bidasanzwe mu itorero. Maze kugerayo nasuye umukozi w'Imana, sinshatse kuvuga izina rye, anagezweho mu Rwanda, aherutse no gukoresha ibitaramo bikomeye muri arena. Umukozi w'Imana nako navuga ko ari kwitwa cyangwa no kwiyita umukozi w'Imana, kuko burya iyo uri umukozi w'Imana ubasha kwera imbuto z'abana bihannye, icyo bita kwera imbuto z'abana bihannye cyangwa bizera, imbuto z'abizera, abana barangije guhindukira. Nari nicaye Kristo, narinjiye sinanahaguruka ngo mvuge ngo ndi umushumba, sinanahaguruka ngo nisobanure ko mvuye Kenya, ndiyicarira. Maze kwiyicarira nibwo hajemo uburyo bwo kugira nyine ngo mbashe nkazambona nta kintu kiri kuvugwa. Icyo gihe yari yabyaye, yari mu gihe cye cyo kubyara, yari yabyaye. Ariko ndakubwiza ukuri mukozi w'Imana, iryo teraniro narigiyemo rirangira nta jambo ry'Imana basomye. Kibaze ni umuntu ukomeye mubuze hano, sinzi niba byaba bimeze gute, ariko ni umuntu ukomeye. ntacyo mwihorere. ndangije sinzi ukuntu nahindukiye, ubwo turacyarimo, barakoma amashyi, turabyina. Ni ukubyina ni akabyiniro, noneho kavuga ijambo ry'Imana. Sinzi ukuntu nahindukiye, ndebye inyuma nsanga umwana unyicaye inyuma, n'umwana w'umukobwa. Reka mvuge ngo yego ni mwiza, ariko uburanga budafite icyubahiro buba bwarangije gupfa, buba bupfuye. amatako yose ari hanze. Nimba abadiyakoni barapfuye, abashumba barapfa, abahanuzi barapfa, iyerekwa rirapfa. Ubundi kirya gihe cyacu tutarajya mu mahanga, winjiraga wambaye umwenda uteye isoni, bakaguha igitenge. Ni kweli. Wakinjira nta gitambaro ufite. Njye najyaga njya kuvumba ADPR, nkajya kuvumba umurimo, kuko numvaga hari ikintu kinyakamo, bakanama n'uruhimbi cyangwa kimwe bagakora, njye nkumva ndafashijwe, nkagira icyo niyunguraho. Twagiye tujya mu rusengero, tujya mu byumba by'amasengesho, twagiye dusenga. Navuga ko leta yego irakora ibyiza, ariko noneho ndavuga ko hari n'ibindi bintu bibi byabayeho. Noneho ugasanga na leta irimo irafunga amatorero, ariko noneho ngira ngo bakagombye kujya gufunga, bagafunga izifite ikibazo. ariko pastor gato Bibiliya turizera neza kuvuga ngo twubahe abarongozi, kuko ataburongozi buva ku Mana. Mu by'ukuri rimwe na rimwe genda nashimira na leta ku bintu biri kirakora, kuko ugiye ukaraba hari amanyanga menshi abari karaba mu madini uyu munsi, ku buryo n'abakristo n'ijambo ry'Imana riravuga ngo ubutwara abatuye. Yes, nivyo. Ariko ntabwo tugomba gukora ibyo dushaka. Nivyo. Ariko nanone ntabwo icyaha cy'umuntu kizageraho kijye kubazwa n'undi. Nivyo kabisa. Tubone abanyabyaha, tubakure muri sosiyete, kuko itorero rifasha igihugu. Itorero rifasha igihugu, amadini afasha igihugu, ariko muri ayo madini nimba hari abantu binjiyemo, kubera yuko rya dini rifasha igihugu nacyo kigomba gufasha rya torero kugira ngo ritandura.
bakuremo abakwiriye kuvamo. Burya birashoboka ugasanga babahaye warning hama bakanka hama leta igakora igikorwa cyayo kuko leta ihari ku isi nzima kugira ikingire umunyagihugu. Ndayubaha nkunda u Rwanda ndi umunyarwanda. Ivyo rero ntibiko biraba ngaho honyene, biriko biraba ahantu henshi Burundi ndetse n'ahandi. Ba Gitwaza dufite ba Masasu, dufite abakozi b'Imana bakomeye. Jewe ndatangara cyane Masasu aherutse gukora ikintu jewe ndashobora no guceceka kuvuga. Aherutse kwakira umutinganyi uvuye muri Amerika. Kibaze kweli. Nje ndimo ndavuga ibintu bivuga ngo amatorero arimo arandura. Amatorero arimo arandura. Nicyo nshaka kuvuga rero, igihe cyose waba uri inyuma y'icyaha, jewe nkakubona ngomba kugutunga urutoki nkavuga ngo urikoze icyaha, wikora icyaha, ntibisabwa gukora gutya. Urimo uranyumva? Sinzi niba uri kunyumva. Ndikora kumva cyane. Rero usanga itorero ririmo riragenda ryandura, bisa n'isi, byivanga n'isi, biva mu mwuka, biva mu ijambo, nta n'ijambo. Njyewe naratangaye ndavuga ngo ni itorero rizwi, n'ubu ngubu mvuze iyo minisitiri, mvuze uwo murimo. Iki kiganiro twaba dufite menya hari umuntu wavuga ngo navuze umukozi w'Imana, kandi ibyo si ubukozi bw'Imana. Itorero, umurimo w'Imana ubeho, habeho kuba ijambo ritari buze kubwirizwa abantu batabwiriza, ntabwo bishoboka. Ntibishoboka. Kandi ngo umwuka w'Imana yamanutse. Uwo mwuka ni bwoko ki? Umwuka utari kugaragaza kubona ko abantu bambaye ubusa ni mwuka bwoko ki? Ntibikunda bibaho. Ndaguhe ubuhamya gatonye. Ndibuka hari umunsi we twari kumwe Karumeli, kandi uwo munsi nijye nari kuri porogaramu yo kuvuga ubutumwa. Wewe ndabizi neza twari twicaranye, nari nambaye ikoti wewe wampaye. Sinzi ko iki kintu nigeze kukikubwira, ariko uwo mwanya magurutse ngiye kuvuga ubutumwa ngifata mikro hajyo, nagiye kubona hari umukobwa yambaye wowe nk'uko uriko uravuga nyine. Ikintu cyabaye kugeza n'iki saha sinakibagirwa. Umukobwa yahise afungura amatako ayegeza hirya. Urabona twe tuvyitwa gutambikiza kugira neza umubone, ubone indani, ubone amatako yose, ubone n'amakareso. Ubwo nyene ndavuga ati kwa jina la Yesu, pore pore mu mutima cangenda ku rundi ruhande, kwa rwa ruhande hamwe twaba twicaye nyene. Urahabona wewe yari hajya hagati, kujya murongo hagati. Imana irambwira ati uyu muntu yarungitswe ngaha kugira ngo akugwishe, ukogwe n'isoni imbere y'abantu. Uravyumva? Ndavuga ati abazimu bashe. Nakomeje igikorwa, ariko mu kanya gatonyi yarabonye ivy'ukuri komisiyo bamutumyeho idashoboka, arahaguruka aragenda. Abantu benshi bambara nk'uko bari mu matorero baba batumwe na Satani kugwisha abakozi b'Imana. Nibyo mubwira ngo si no kugwisha abakozi b'Imana byonyine, uwo ari we wese aragwa. N'amavuta y'umukozi w'Imana aragabanuka. Abakristu baje gusenga babonye umuririmbyi ahagaze imbere yambaye ukuntu, ntabwo barumva ibyo ari kuririmba. Nicyo cyitwa ikizira cyageze ahera. Twinjiraga mu rusengero, abadiyakone babaga buzuye umwuka, bazi n'ubwenge, bagahita bambika uwo muntu. Noneho icyo gihe cyacu uri kunyumva, noneho habaga
habaga hari abantu bagomba guhita bamenya ngo itorero ryatewe, iyerekwa ryari ririho. Ngenda byibuka hari umuntu wigeze kuva ikuzimu atumwe mu gatenga kabisa, ndamubona umwuka umusengera. Imana yari yarabimbwiye mbere y'iminsi, ndashaka kuvuga kwiyerekwa, ndashaka kuvuga ku buhanuzi. Niyo mpamvu kuvuga ngo ndifuza kuba mu buhanuzi kurusha kuba muri ibi bintu bindi, kuko niho abantu bapfira kuba umwuka ntawe ukibarimo, nta mwuka w'Imana ukibarimo. Kandi Mose yaravuze ngo uhere mwese mwaba abahanuzi, ukuvuga ngo ababaye abahanuzi bose, ukuvuga ngo biriya bintu ntabwo twagira ikibazo, itorero ntabwo ryagira ikibazo, itorero ryahagarara neza, ntabwo twagirana ikibazo na leta ntabwo yagirana ikibazo natwe. Muri iyi minsi sinzi kuri kurabibona, hari umukozi w'Imana twese tuzi ku izina rya Gitwaza, ariko arahimiriza amatorero yiwe ahagarariye ko abantu bambara bakwikwiza. Ese abantu ntibaza kwiyumvira yuko wewe utanze ubu butumwa kubera message yiwe yoba yaratambutse? Ahubwo navuga ngo yaratinze, kuko ubutumwa bwanjye ntabwo mbutambukije, nanabibwiye n'abantu twari turi kumwe, ndabwira n'abandi. Nge ntandukanye n'abakozi b'Imana bandi babona ibintu bakirukankira kuri za YouTube. Gusa ikintu navuga kuri Gitwaza, ni umuntu mukuru, ni umuntu uzi ubwenge, ni umuntu wize, ni umuntu uzi ibyo avuga, kandi azi ibyo arimo, azi n'icyahesha amahoro, azi n'icyahesha abantu ubugingo. Ashatse kubayobya yabayobya, ashatse no kubayobora yabayobya. Ntabwo naza kwinjira mu buyobozi bwe, ariko ndashaka kuvuga ku bantu bari baragiye muri Zayoni batumwe na Satani, bo yabavuzeho. Ubwo rero nimba yaratumwe na Satani, uwo nguwo yamuvuzeho, uri kunyumva? Ikindi navuga, hari abantu bambara amapantaro, amakabutura, akambara ibintu bidakwiriye ku ruhimbi. Yatinze kubivuga, mvuga ko yabitinze kubera iki? Ni ukuvuga ngo itorero rye ryabanje kuba ari itorero riri modere. Yabaye umukozi w'Imana kabisa, turamukunda, dukunda inyigisho ze, yareze abahanuzi benshi. Nubwo ntigeze nterwa mu itorero rye, ariko nigeze kurisura, nigeze gusura Feyezo mu rusengero kwa Gitwaza. Ni umuntu umeze nk'umubyeyi ufite ubutumwa yabyaje abantu. Rero niba hari ibintu abona yashatse kubiba mu bantu, akabona babayemo urukungu, namubwira ngo Imana imuhe imbaraga, imuhe n'amavuta, kuko igihe yabibaga nyine Satani yaraje abiba urukungu. Ndavuga urukungu kubera iki? Ubu ngubu itorero ryakuze rero, ubu ryabayemo abantu benshi nk'uko wenda bimeze. Twaza n'umuntu umaze kugera ku rwego rwo hejuru, reka mwite apotre, dogita, umuntu ugeze ku rwego rwo hejuru, ndamwubaha. Nubaha n'abandi bose bashobora kubasha kuvuga ikintu uko kitagenda, bakakivuga uko kiri, nk'uko kuri mu mutima wabo. Iyo ni Zaburi, ngo abazavuga uko kuri mu mutima wabo. Mfite ikibazo cy'abantu batamwumva n'abatashaka kumwumva, kuko itorero ari kuvuga n'iryo ahagarariye. N'umuyobozi niwe mutangizi w'iryo torero. Ni ukuvuga ngo umuntu utamwumva nk'uko abivuga, araba agiye kurwanya iyerekwa rye, agiye kurwanya misiyo ye. Sinzi nimba aho ngaho rwose mbisubije neza, ariko mu by'ukuri umukobwa arifunga, ukabona ukuntu ateye, akifunga akajya imbere y'abantu, akajya kuririmba, amabere ye afite uko ateye ashushanyije, imiterere ye yo hasi yose ifite uko ateye ashushanyije. Ntabwo ari ibintu bihesheje Imana icyubahiro. Si ibyo gusa, hari n'ibindi dukunze no kubona, iyo bariko barasirimba
mu madini atandukanye cyangwa mu matorero atandukanye ukabona n'amabere ariko aravamo aza hanze. hari icyo bita kubura ubwenge, kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo nubura ubwenge nzakureka kabisa. dufite abakozi b'Imana bari gukora ibintu bitari byiza, ndatuma polisi ngo yongere igende ifunga umuntu ufite icyaha, ariko niho gufunga rusange, niho gufunga rusange, niho gufunga rusange. Izo YouTube bicana numvishije ibintu biteye ubwoba, barananyereka njye ntabyo mbona. Buriya ndi umuntu wibereye mu mahoro yandi, iyo nakoze umurimo ndarya nkaryama, nibyo Gitwaza ndumva numvishije ahubwo ibindi bitandukanye n'ibyo, ariko menya bifatanye, birafatanye. Numvishijeho gato ibintu by'abarasta, numvishijeho gato ibintu by'abarasta. Aba bantu ku ma YouTube ndiko ndabona abantu benshi, abantu bavuga ngo Gitwaza ngo yoba agiye gupfa kubera ukuntu ariko aravuga itorero rikwiye kumera. Hari ikintu wavuga kuri icyo kintu? Ubwo nasubije aho ngaho nahita mvuga ngo ubwo bagiye kumwica, kuko abahanuzi bose bagiye bavuga ukuri, bose bagiye bicwa, bagiye babwirwa nabi. Ariko navuga ko nimba ari byo yaba ari no mu gihe cyo kwatura, kuko mvuga ngo ububyutse dufite muri iki gihugu cy'u Rwanda, abakozi babigizemo uruhare barimo ba Masasu, harimo ba Gitwaza, harimo ba Antoine Rutayisire, harimo abakozi b'Imana bakomeye cyane bagiye bagaragara bakazana impinduka mu gihugu reka no kuvuga abo ngabo gusa, reka njye no muri Katolike hari umupadiri wakoraga ibitangaza, Padiri Obald. Abantu bagiye bagarukira Imana kubera ibitangaza bya Padiri Obald. Abantu bakaba abakatolike, cyangwa kimwe ugasanga abakatolike bari batangiye gusinzira barongeye barahagurutse. Aba bantu kandi nawe Obald yarapfuye, sinzi niba ari undi witwaga Piusi, hari ba Rugagi bagiye bakora akazi kabo mu gihe cyabo, ariko ugasanga hari ibintu bigenda biza nyine bikagonga. Wenda nka Rugagi sinamutindaho, ariko Gitwaza abakobwa beza barebare basa neza, bagufiya basa neza, babaga bari kwa Gitwaza. Noneho rero nimba barazamutse uruhimbi iyo myaka yose, akaba ari bwo abonye kwiyerekwa rigiye nko gupfa cyari ryapfuye, akaba ari kurikuraho. Ariko reka nkubwire ibintu mubwiye ngewe, yavuze ipantaro, anavuga no mu bantu nyine, ariko njye niboneye amajipo agera hano, nuko utari kundeba nahita mbikwereka hano, abakobwa bambaye ubusa muri Kigali. Kera ahubwo polisi yafungaga abo bakobwa bambara ubusa, sinzi niba byaragiye he. Yajya kuri moto ubwo akaba yicaje ikariso kuri moto. Ndabivuga noneho ndumva ndakaye, barashaka kumwica se ngo nuko babwiye ngo bambare neza bikwize. Uzi ikintu navuze ni ukuri pe, Gitwaza akagira ikintu aba polisi ikora akazi cyane cyane n'ayo ma YouTube yose avuze ati Gitwaza agiye gupfa, ayo ma YouTube polisi yakoremo akazi kabisa. Ntabwo azapfa igihe cye kitageze. Nushaka ubyandike kuri title, ntabwo Gitwaza azapfa igihe cye kitageze. Uzi ikibazo isi iri kugira? Reka mvuga Afurika, reka n'isi. Uzi ikibazo Afurika iri kugira? Afurika irimo iragira ikibazo cyo kwigana abazungu. Umwana w'umuzungu papa we ntabwo yemerewe kumuhana. Hari urugero uraza kumuhana ahita ahamagara polisi. Nahamagara polisi bagushyire mu rukiko aburane nawe. Kera mu mateka ya Afurika umubyeyi yavugaga ikintu ukamwakira nk'umubyeyi. Gitwaza n'umubyeyi. Ndiyo. Abyaye abakozi b'Imana benshi. Gitwaza n'umubyeyi. Rero tugeze ku gihe umubyeyi adashobora guhana umwana. Ahubwo iki gihugu ndimo uburwayi bukomeye buriho, ujya ubona imyigaragambyo, hari urubyiruko rurigaragambya, ngo ni Gen Z, n'abana batoya cyane, kunyumva baba bakiri no kurerwa iwabo, barajya mu mihanda. Sinzi abadogiteri uzi kuvura abantu
zura abantu arajya mu muhanda agiye gukora imyigaragambyo. Kandi ni ukuvuga ngo Afurika irimo irashaka kujya njyewe mbwira u Rwanda, mbwira abanyarwanda, ni igihugu cyanjye. David, ni ukuri urugo rudahana imbwa rworora imisega. Uko nukuri kabisa. Uko nukuri kabisa, uko nukuri. Kandi ndabivuga numva nanaremere, arapfa ingende nicare hariya, arapfa uwo nguwo agende yicara aho ngaho, arapfa ayicwa nande. Uzi ikiba ari no kwiyeza, nimba ari no kwiyeza rwose bakaba babibonye iryo yerekwa bamuroge, bafite ukuntu batanga n'ibitamba. Aba bantu basigaye bafite abadayimoni benshi cyane, bafite abadayimoni iterane itorero. Yapfuye se Yohani ntiyahanuriye akabwira umwami, akamubwira ati uri gukora icyaha. Yarangiza nyina w'umwana yamara gushimisha papa we, papa akamubwira ati saba icyo ushaka. Nyina akamwongorera ngo genda usabe igihanga cya Yohani ku isaha. Urasa Apotre ari mu bantu bagiye gutinya urupfu ye, nanjye narutinya. Uzi n'abantu bose benshi bariko baravuga ayo magambo, ugiye kuraba nk'ibikorwa cyangwa imirimo yabo, ukaraba n'imirimo ya Gitwaza, abo bantu bose n'abapeti kuri we, n'abana batoyi cyane. N'abapeti sana. Hari ikindi kintu kimwe je nigeze kubona igihe kimwe ndi muri Afrika y'Epfo. Twari twagiye turiko turakora ivugabutumwa nyene ryo mw'ibarabara, duhura n'umuhungu umwe nyene w'umurasta, hama turamuganiriza, atubwira ati jewe je ndizera ko Imana ibaho, nuko dusengera hakumbe dusanga ni rya dini ry'abarasta. Bafise ibitabo nka kurya twebwe tugira Bibiliya, bafise ibitabo kunukuri, bafise ivyo bizera vyabo. Wenda kuzi nk'umuntu twakoranye igikorwa, kandi ndazi ukuntu we wari uri umusilamu, ndizera yuko n'ibintu vy'ikirasta ushobora kuba ubizi ko na gatoya. ndaza kuvuga wenda ku bijyanye na reggae music. Reggae music navuga ngo niyo njyana yanjye. Nigeze gukora indirimbo ziyango kuri zingaye kuri reggae. Gospel, nkora reggae. Reggae ni umuziki wamenyekanye muri Amerika, Jamaica cyane hasi, ariko umenyekana cyane kubera Bob Marley. Bob Marley afite ukuntu yayihinduye reggae, ariko reggae ya mbere yari irimo ingoma nyinshi, irimo ikinyafurika cyinshi, mu mateka yayo ikaba ikomoka muri Congo. Izo njyana z'izo ngoma niyo njyana ikomoka muri Congo kuba rega, ubwoko bwitwa amarega. Ni umuziki nakunze, nananyoye urumogi, nabaye muri ubwo buzima, nize gitari ndayiga cyane, ariko urwego numvaga nshaka kwigiraho ntabwo nigeze ngera kuri urwo rwego rwo gucuranga gita nk'uko nabishakaga. So nakunze Rastafari, nshaka kuba muri, ariko sinigeze mbasha kujyamo cyane cyangwa kimwe mu mbone bya bintu byose. Gusa ikintu nzi nigishijwe cyangwa kimwe nabonye kibabamo ni abantu bagira urukundo. Ni abantu badashobora kugira umutima wo kwica. Ariko
mu mateka yanjye nzi nkaba nzi Rastafari, nkaba nzi amateka ya sagesse. Ndi umwana muto cyane mbere ya jenoside bashatse kurwanya ubuyobozi bwari buriho muri za 1993 1992 bashaka kugira ngo igihugu kibemo amahoro abantu babane bose neza. Haje kwadukaho ikintu bita intambara y'abarasta n'interahamwe cyangwa kimwe n'isoresore z'interahamwe. Haza kuba kwicana, wica abarasta, bamenesha abarasta. Bari baragiye barimo imiryango itandukanye, harimo n'abasagesse. Ni ijambo riva kuri sage, sage ni ibintu bajyaga biyita nyine ko ari abasage bagomba kubaho nyine nta cyaha nyine, uko nyumva. Ariko bakagira ikintu bita kunywa urumogi. Noneho dreads nk'uko mbizi kandi pe birazwi. Selassie ni hano Ethiopia na rogo cyangwa kimwe ikintu bashyira imbere nk'uko abasiramu bashyiraga imbere ukwezi n'izuba, uri kunyumva, inyenyeri n'ukwezi. Bakaba babyemera cyane abasiramu. Niyo bagiye gufungura, bagiye kurangiza igifungo cyabo, babona ukwezi noneho n'inyenyeri. Uzarebe ku misigiti yose haba hariyo inyenyeri n'ukwezi. Rero Rastafari yo igira ikintu bita navuga ngo intare nicyo kirango cyabo. Nanone ni ishami ry'urumogi. Nibyo bintu biranga Rastafari. Ibirango byayo n'uburyo abantu babanyemo, navuga ko ari abantu bafite idini, navuga ngo urenganyije ugereranyije n'andi madini ryari ryaramamaye cyane cyane muri za Amerika Latine, Amerika y'Epfo. Noneho kubera dread ni ikirango cy'abacakara. N'abacakara na Ethiopia ni bakumva ko dread iyo bari gusoma Bible hari Bible ya Ethiopia. Bible ya Ethiopia niyo ubu ngubu uwo bita Putin, perezida wa Russia, avuga ngo Yesu yari umunyafurika. Bakavuga ngo abazungu babeshya Afurika ko Yesu yari umwarabu cyangwa ari umuzungu, ariko Yesu yari umwafurika. Noneho rero hano muri Ethiopia hafi ya Kenya hariyo ibintu byitwa ibirango. Ariko ibyo birango byashyizweho na Isiraheli, babandi baribyaye bavutse baherekeje umugore bita Sheba, umugore wabyaranye na Salomo. Umugore wabyaranye na Salomo, umugore wagiye kureba uko Salomo afite ubwenge akamubyaza abana, none bakaza baherekeje uwo mugore. Izo ni histoire twajyamo tukashaka n'ibitabo tugasoma. Noneho abayisiraheli bari hariya ni abayisiraheli navuga ngo bafeke cyangwa kimwe bibi byararane ku Bongereza n'Abanyamerika n'abasangwa butaka bari muri Amerika, abo bita abaporuje cyangwa kimwe abamerindi, abantu b'Abahinde bafite umubiri nk'uw'Abahinde. Noneho bahise babona ko bacitsemo, babona ntago bo ari originali, bahita baza gushaka aba-Ethiopia hano b'Abayisiraheli. Barabimura babajyana babajyana muri Isiraheli nyine, bavuga ngo hariya niho bagomba gutura. Urwo rubyaro nta nubwo rwakomeje cyane, bagezeho babona ko ruri domine cyane, batangira kurugabanya kugira ngo bo basigare ari bo ba boss. Ariko iyo ugeze muri Isiraheli usanga iyo abantu bameze nk'Aba-Ethiopia. None muri Ethiopia uyigiye usanga hariyo abazungu, barababwira ngo ni Aba-Ethiopia kandi igihugu kitigeze gikolonizwa ni Ethiopia. Ethiopia ntabwo igeze ikolonizwa.
ntabwo yigeze ikolonizwa. Rero abo ba Selassie nibo bantu bafashe runini kugira ngo Ethiopia idakolonizwa. Bo bari bafite n'uburyo ubwami bwa Ethiopia burera intare zabo zarindaga umwami cyangwa zarindaga abantu b'abakire bakomeye, zari intare. Mu gihe hari abandi barera imbwa zikaba arizo zibarinda. Icyo mvuga rero ku idini ry'ukuri, navuga ngo idini ry'ukuri Bibiliya ivuga muri gitabo cya Yesaya, ni idini rifasha imfubyi, rigafasha abapfakazi, ni idini ryubaha Imana. Mvuze ku basilamu naba ngiye kuvanga ikiganiro bitewe n'ibyo wansubije. Rero abarasta harimo n'abadafite dread, harimo abarasta badafite dread, ariko buryo uri intare udafite umugara, uri intare y'ingore, uri intare y'ingore, cyangwa uri intare y'akana, uri intare y'akana. Ariko bemera dread ko igomba kumanuka ikagera no hasi, ikagenda ikurura hasi. Sinagombaga kuba nacikwa igitaramo cya Lucky Dube, ntabwo nagombaga kuba nacikwa igitaramo cya Lucky Dube. Inshuro zose Lucky Dube yaje mu Rwanda nabaga ndi. Alpha Blondy yari umuhanzi uri muri reggae, ariko ukabona yanze kwinjiramo neza cyane nk'uko Lucky Dube yinjiye. Lucky Dube yinjiye idini kabisa. Ariko nkakunda Alpha Blondy kubera indirimbo message. Ndi umurege, nkunda reggae, ndayikunda, ariko kera nawaga n'urumogi ubusinkiruma. Warakijijwe, waramenye Yesu. Narakijijwe, menya Yesu, nuzura umwuka, ndanahanura, ndanerekwa. Niyo mpamvu uvuga ko abantu bagomba kugomeza kujya kuri cya gicaniro cyo kuzura umwuka, kuko Yesu naza abazamubona n'abari mu mwuka. Abatari mu mwuka bazamwatira ko se waje ryari. Cyaje naraje turyarize ko twahoze tuvuga, twahoze tucyaba dayimoni mu izina ryawe, twahoze tuvuga gutya. Ahubwo ati naraje nimwanyakira. Yesu waje ryari? Naje meze gutya ntiwanyakira, naje nshaka naho kubaza ntiwanyakira. Aba bantu niko bameze. Yesu araza rero kubera yuko bafite umubiri w'irari. Umwana w'umukobwa cyangwa umwana w'umuhungu ufite umubiri w'irari yajya gusenga wa mubiri akawujyana, Yesu yaza ntayinjire. Yareba abantu bambaye akavuga ati ngo ntabwo yagera iwanjye, ntabwo yanyinjira muri Yesu. Tumwakira yinjira muri twebwe. None rero haba haje inzara tukavuga ngo ntabwo dushaka ko Yesu asa, ntabwo dushaka kubyihangana. Wa mukobwa akambara ubusa, denga aragenda afatanye ku rugo kwa Gitwaza. Abantu bava muri Zave bakagenda bafatanya amaboko, cyangwa mu kimwe bagahita baca mu zindi nzira mu rugo rwaho bagiye kuryama. Baraye muri veye akahita aca kuri wa muhungu akajya gukora ibyo akora, ejo akazagaruka, cyangwa kimwe akabwira mama we ko yaraye muri veye. Ubwo ndavuga za veye z'iminsi mikuru, za Noheli no Bonane. Gitwaza ageze aho ashyiraho abaprotokoli bazenguruka muri za modoka, bazenguruka aho ngaho kugira ngo barebe ko abantu batiba, barebe ko abantu bahagaze ibiki. Ko ngikizwa ahubwo nabonaga Gitwaza atashobora kuzahagarara avuge ngo abantu bambaye ubusa, cyangwa kimwe ngo avuge ngo abantu ngo bambaye amapantaro. Twe twakijwe muri rya torero ryajyaga mu mwuka, uri kunyumva bambara udutambaro, abakobwa bambara nzakagendana iriya rayo. Noneho itorero rikuru cyangwa kimwe itorero uburyo ryagiye rivuka, ryagiye ricika kuri ADPR naho igenda irivanga, abantu bakitandukanya na ADPR ku gihe cy'udukombe, ngo ntabwo tuzanywera ku dukombe tumwe, ngo tugomba kunywera ku gikombe. Yani hari ibintu bigenda bivuka, ugahita ubona ko hari ubuyobe. Aho gupfa kwa Gitwaza ngeze sinzapfa, indi zitazapfa. Ntawe ngira nkubaza akabazo kamwe, kubera iki abarasta hafi ya bose bumva abarasta bahayagiza ngo
bagira urukundo. Urwo rukundo baba bashaka kuvuga ni uruhe? nibyo nakubwiye. Abarasta bumva bashobora no kuvugira umuntu urengana. Sinzi nimba uri kunyumva. Ariko urukundo ndaza kuvuga wumve ko nimba warigeze uba mu kigare cy'abantu banywa inzoga. Ndakibaye n'itabi ndakizi icyo kigare. N'ikigare cy'itabi nuko n'urwa rukundo rwabo bw'abusabane bwabo nibwo ndi gushaka kukubwira. Barasabana basangira agatabi rwose, bakaba bari ahantu bakavuga imvugo yoroheje, n'abantu batarwana. Sindabona kugira ngo ubone umurasta arwana imbaraga nta nubwo yazibona kubera ko ntabwo barya cyane, ni abantu sinzi uburyo nabikora. N'inyama ngo ntabwo bazirya. Bafite imyizerere, ni idini rikomeye. Idini rikomeye. Okay, njyewe ntabwo nahita mvuga ngo ni idini rya Satani, ntabwo nahita mbishyiraho na kashe, ahubwo navuga ko ari idini ridafite imisingi nk'iya Zion Temple. Ese Katolika ifite imisingi nk'iya Zion Temple? No. Njyewe ndakubwira ngo Masasu yakiriye umutinganyi. Itorero ryiwe rizwi nk'itorero ry'umwuka. No, nuko utabizi uwo mutinganyi namukoreye amasengesho ava muri Amerika. Ntabwo nzi. Uri kunyumva? Nta nubwo ndahura nawe, ariko namukoreye amasengesho ava muri Amerika. Ahubwo yahita ava muri Amerika no gupfa bari kuba yarapfuye. Aho kugira ngo abarozi bapfe hapfa abakozi b'Imana. Aho kugira ngo abatinganyi bapfe hapfa abakozi b'Imana. Aho kugira ngo abajura bapfe hapfa abakozi b'Imana. Yani ni ukuvuga ngo ikibi kigiye kunesha icyiza. Nibyo biri hano muri Kenya, niyo mpamvu ubona mbese ubona ikintu kiri hano muri Kenya bajya hari abakigaragambya, ariko ubwo mvuze nk'ibanga riri nko mu bintu bijyanye no mu buvuzi. Uri kunyumva? Abadogiteri bari muri iki gihugu, sinzi ko no mu Rwanda ariko bimeze, bafite amavuriro yabo ya prive a France, ubwo ni private. Y'amavuriro yabo barashaka ko akora, n'ubundi arakora. Iyo bakoze imyigaragambyo, bakora imyigaragambyo ko badashaka gukora ku mavuriro ya leta, ariko yaba ari gukora, kandi yaba ari gukora. Unyumve neza muri iki gihugu, kandi Imana ikomeze inamishe, kuko uvugisha ukuri niko ameze. Leta yakinjiza imiti, ubanza unyumve, leta yakinjiza imiti, ya miti ba bandi bari kuri ya mavuriro, si ba bandi se n'ubundi bigaragambye, ya miti ikajya gukora mu mavuriro yabo. Yani nimba hari igihugu gifite ibibazo gikenewe no gusengerwa n'iki ngiki, ndiyo uyu muntu arashaka umushahara, ariko ahantu ashaka umushahara n'ubundi ntabwo akora. Kugira ngo aboneke mu ivuriro rya leta nuko habaye akazi kari irijansi, kandi nabwo ni ukubera iki? Hari amafaranga. Ni umudogiteri ahangaha, akaba n'umudogiteri ku rindi vuriro rye. Bafite hano babyita farumasi, bazita chemist. Bafite amafarumasi yabo. Ya mafarumasi yabo niyo acuruza imiti. None ya farumasi yo mu ivuriro rya leta, wajya kurebamo umuti ukaba uragura amafaranga makeya, ariko bakahita bagira gute? Bakahita bavuga ngo uri ku mafaranga menshi, kugira ngo ujye kugura kuri ya farumasi yabo, bakanakurangira bo ubwabo, banakurangira aho ujya kuyigura ngo amafaranga makeya. Kubera iki? Bayibonye ku buryo babwo kwiba. Uri kunyumva? Yes. Kandi bameze nk'abafite umugambi wo kugira ngo ubuvuzi buhagarare mu gihugu, kuko nimba bakora ibintu nk'ibi ngibi ntibabone ubacyaha, kandi ngo iyo ushatse kubivuga bashobora no kukwica. Akaza kwiyama hari ibindi byatsi barya bita bya mayirunge, byitwa bya muguka. Ndabibona. Bajya kubihagarika, abandi bakajya mu muhanda bagakora imyigaragambyo ngo turashaka ko muguka igaruka, turashaka ko kandi ibyo bintu
ukuri birabica, birica abapapa, birica abakobwa, birica urubyiruko, barabirya, barya ibyatsi nk'abantu bafite abadayimoni, barya ibyatsi nk'abantu bafite abazimu. Uri kumva? None ibyo byatsi nk'aho babiretse bagashaka ngo bikomeze bikora. None wa undi wagerageje kuvuga ngo ibyatsi bihagarare, bagashaka no kumwica, no kumutera amabuye, no kumumenesha, no gusenya ibintu bye, gutwara imodoka ze cyangwa gukora ibindi. Ndakubwiza ukuri, iki gihugu ngo bafite ngo freedom. Iyo ni freedom. Ariko sinzi ko ubizi, na ADPR mu Rwanda yigeze kwakira abatinganyi, n'ibendera rirahungabana indani mu rusengero ry'abatinganyi. Kandi ADPR niyo torero haba mu Burundi no mu Rwanda abantu bose bemera cyane ko rikijijwe kabisa, kuko n'icyayi n'ikawa batanwa ishushe banywa. Okay, n'iterabwoba ryagiye rivugwa kugira ngo abantu bumve ko ari iryo torero ry'umwuka, ariko iyo riza kuba ari itorero ry'umwuka ntabwo riba ryaracitse n'ibyo bice byose, ntabwo riba ryarabonetsemo amacakubiri, ntabwo riba ryarabonetsemo ubujura. Hari ubujura bwagiye bugaragara bwo kwiba amaturo, hari uguhangana, hari gutukana, hari ukugira gute. None ugira ngo abantu bari gusebya umurimo bari kuri ayo ma YouTube, nujya kubareba ntuzasanga bakomoka muri ADPR, abanyacyangugu, abaki. Muri ADPR yaragowe, ADPR yaragowe, ADPR yaragowe. Ni izina nyine ryitwa ku ADPR, ariko ubundi ADPR yari ya kera. ADPR yari ya kera batarazana za Hoziyana. Hoziyana urazizi, ni uduproduwi bashyiraga mu mutwe. Abakobwa batangira kudefiriza kandi bari bafite imisatsi ya naturelle, baravuga ngo nushyiramo ako ngako ngo urabasha gusokoza imisatsi. Bitangira gutyo. Babazanye imyenda ibafashe, buriya ADPR bazi kwambara. Umwana wiremye bavuga ngo yararemwe umushumba, ariko ibyo ngibyo Imana imbabarire kuko ibintu biri kubera mu gihugu ni umwanda wanduye. Akaba yarakijijwe rwose, araririmba muri korali, ariko yarangiza akagira gute, akambara ijipo ndende ariko imufashe, imuhambiriye, ahambiriwe amabere, arahambiriye amaguru, arahambiriye, cyane uko wamurukara uko ashushanyije n'uko ateye. None se ubwo twakijijwe wapi? Ariko pastor, mu by'ukuri umuntu kugira umushatsi birashobora gutuma atagenda mu ijuru? Okay, iyo navuga ngo ni cyangwa ni doctrine, navuga ngo abaho icyo bita imyizerere. Ugiye mu itorero rifite uburyo ryubatse, niyo mpamvu navuga ngo Gitwaza afite uko itorero rye ryubatse, afite n'uko ryubaka. N'ubu ngubu ashobora no kuba ari kubihindura, wenda uri kunyumva, bikaba aribyo byateza izo mpagarara. Abashumba bamwe bashobora kwigumura aho bati ntabwo tuzakomeza gusengera muri Zayoni kubera yuko wakuyeho abakobwa bacu, ntabwo rwose tuzongera kuba hasi yawe. Ari we wabahaye ibyangombwa bakorera munsi ye. Bazasiga ibyo bintu, basige buri kimwe cyose, bajya ahandi, ashyireho abandi bashumba aho ngaho. Bya bintu rero turi gukora ntabwo biri mu bushake bw'Imana, ahubwo umushumba uri hasi ya Apotre Gitwaza agomba kubyumva, umukristo uri hasi ye agomba kubyumva. kandi babyita gutegeka kwa kabiri ibice 28 umurongo wa 28, kumvira. Kugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, kuko twumvira Imana biturutse mu bayobozi. Twumvira Imana tuvuze, ubwo rero mvuze ngo ntibabyumvire, nanjye ntabwo bazanyumvira, kuko nanjye ndabwiriza umuntu kugira ngo anyumve, yumvire umwuka w'Imana unyobora. Ntabwo Imana izaza ngo ihanuke ivuga ngo umuntu ngo kubera iki. Ntabwo mbona ko umusatsi wakabaye ikibazo cyo kutajya mu ijuru. Mbona icyakaba ikibazo cyo kutajya mu ijuru. Tubwira abantu nabo budarega, abantu baba bizi ni cyo musatsi uragukorera, kuko burya hari ibintu abantu babayemo
tutabasha kubivuga hano. Rwose umukobwa ashobora kuba mu musatsi cyangwa umugore akaba mu musatsi ukaba nk'ikigirwamana. Gusa amafaranga umusatsi ukoreshwa amafaranga menshi cyane. Rero umugabo yaba adafite ubushobozi bwo gukoresha wa musatsi akitwa imbwa, ugasanga bibaye ikibazo mu rugo. Ntibaryama kubera yuko umusatsi utakoreshejwe, ndetse bikaba n'intangiriro ya divorce. Yes, uyu mugabo ntabwo ajya mwitaho, ntabwo ajya ankoreshereza umusatsi. Niko bimeze na Yesu. Noneho wumve ko bya bintu bitari no mu gukizwa, kubera ko yamenyereye gukoresha umusatsi cyangwa gukoresherezwa umusatsi n'abagabo. Kuko nyumva ikintu kiba kiri muri uwo musatsi, ni ukuvuga ngo no ku cyumweru ushobora no kutajya gusenga ntagize gute, nakoresheje ntabwo umusatsi. najya gusenga umusatsi wanjye umeze gutya, ugomba kujya kuwukora. Kandi yaba yawukoresheje akaba afite imvugo, akaba afite ukuntu agendesha uwo mutwe akumva hari ikintu aremereyemo kubera umusatsi. Icyo nicyo cyitwa ikigirwamana. Ndiyo. Mani guha umugisha. Hari ikindi kintu urambaza. Yesu yarabivuze neza ngo ijisho ryawe niryagucumuza urikureho kabisa. Rero nimba umusatsi uriko uragucumuza urashobora kuwureka, ipantaro urashobora kuyireka kugira ngo ubane amahoro n'abantu bose. Noneho Gitwaza nawe aravuga ngo nambare uko mushaka hanze, ariko nimuza gusenga, nimuza keretse nimba yavuze ibitandukanye n'ibyo, ariko nimba yavuze ati wowe mukristo wanjye ahantu uzajya uri hose uzajya wambara nka ADP, ndashaka ko tugaruza ADP. Ni ukuri bariya abakobwa bamenyereye kwambara biriya bintu biraza kubagora. Barajya kwambara mu kabari, barajya kwambara hanze, bagende bigumire iyo ngiyo. Ariko kuguma iyo ngiyo si wo muti, ahubwo bahindure imyifatire. Hari abantu bamwe baciye bavuga ngo none abo bakobwa bose bari bamaze iyo myaka yose bari muri iryo torero bambara uko tubusese, barajya he? Baragenda he? Barakuramo iyo myenda, bambara indi myenda kabisa. Hari jambo uza agasuzuguro k'abadayimoni karimo karazunguruka iki gihugu mu bijyanye n'ivugabutumwa. Abakozi b'Imana barimo barashaka ahantu bajya gukorera umurimo w'Imana, kuko mu Rwanda byanze ko tutagomba gukora umurimo w'Imana. Kubera iki? Kubera yuko hari ibintu bitari guca mu nzira nyayo. Uwakoze icyaha ntakibazwe. Mbese nimba abantu batarize bazananirwa gukora umurimo w'Imana? Tubivugisha ukuri, abantu batarize bazananirwa gukora umurimo w'Imana. Impano se zikora, impano ishobora gukora, impano igakora. Na Yesu ntabwo yigeze yiga, impano igakora. Reka mvuge ko Yesu yize akigishwa iby'idini, ariko ntabwo yari ari ku rwego rwa doctor, ntabwo ari ku rwego rwa bachelor degree, ntabwo ari ku rwego za kondisiyo. Ndakubwiye ngo u Rwanda ni igihugu cyanjye, ndi umwana wavukiye muri icyo gihugu, ngikuriramo, n'ejo nagisubiramo. Ntawunkanga, ntawumbaza ngo watutse uyu watucuye, nta muntu mvuga. No mu magambo yose navuze yose ahangaha ndabizi ko ndi umwana wigengesera. Imana yarandokoye, Imana yangiriye neza. Ntabwo rwose mfite n'umuntu nashinja ngo yankoreye iki, nta n'umushinja ngo namukorere iki. Uri kunyumva? Igihugu cyanjye ndifuza ko gitekana, kibona amahoro, ariko hari kondisiyo zindi ziraza kubangamira abandi. Nizibangamira abandi, ubwo nyine no gushaka ahandi bantu bazajya birukanka. Noneho izo kondisiyo turi mu bihugu by'amahanga, ariko hari icyo bita limiti. Uje gukora iki, ugomba kwishyura ibiki, ugomba kugira gute, uzaba hano gute. Ibyo bintu nabyo ugasanga biralimita. Ariko se none se tuzahaba mu gihugu cyacu, ntituranze tunahirwe no kukibamo ngo tugikoreremo Imana, tujye gukorera mu mahanga.
hari abakorera Imana by'ukuri, hari abadashaka ko ibyo bintu bibaho mu buzima byo kugira ngo bambare ubusa, hari n'abari kwanduza umurimo, ariko baranduza umurimo batabyigiye, batabyigishijwe n'umwuka ntubigisha. Si ubu ngubu twanavuga tukarira, ese ubu twavuga tukavuza induru tukavugira he? Wenda sinzi niba ibindi kuvuga hari n'aho biri bugere, nta n'aho biri bugere, ariko nzi neza yuko turashaka gukorera Imana mu gihugu cyacu. Ni ubuhe butumwa woha umukozi w'Imana Gitwaza muri kino gihe? Namubwira ngo yongerewe imbaraga, ntacike intege, kandi asenge, kandi mubwire yihane, kuko yakagombye kuba yarabivuze kera. Yakagombye kuba yarabivuze kera. Ni nubwo ngo bavuga ngo agiye gupfa, ariko njyewe ntabwo mvuga ko agiye gupfa, ahubwo navuga ngo ni mukuru, papa wacu yakagombye kuba yarabivuze kera. Yakagombye kuba yarabivuze kera, kandi abivuga numva n'umwuka umbwira ngo mubwire ngo yakagombye kuba yarabivuze kera. Twasuye amatorero, twarahasengeye ahantu ntigeze nsengera, ni restoration Kimisagara, niho ntigeze nteranira. Nicaho gutya nkayicaho gutya, kuko buriya Kimisagara nayibayemo kera ndi umwana. No muri icyo gihe nyine w'abasilamu, ubutumwa nabaha n'abandi ba pasiteri bari munsi ya Gitwaza, bakozi b'Imana muri rusange, ndetse abapasitori ndetse n'abakristo muri rusange. Yes. Twihane tuvugisha ukuri. Niko nguko navuga. Ndumva mfite agahinda, ndumva ntazi ukuntu ndimo ndakorwa, ariko itorero ry'u Rwanda, itorero ry'Imana mu Rwanda rikeneye ko abantu bajya mu kuri, kandi bakajya no mu mwuka, bamusengesha umwuka n'ukuri, ukuri kw'ijambo, ukuri ibintu Gitwaza yakoze ni byiza. Abo bana b'abakobwa Imana ibaha umugisha abagiye kumvira. Pastor, ni ubuhe butumwa bwoha aka kanya abantu bariko baraca intege umukozi w'Imana Gitwaza n'abo bose bavuga yuko agiye gupfa? Ndumva bapfa kuko barimo barangiza ubutumwa bw'Imana. Ubundi tugaruke mu ijambo ry'Imana, Joshua Imana yarambwiye ngo natoranya abagabo 12 bajye gutata igihugu, bagende barebe icyo gihugu cy'amahoro, cy'amata n'ubuki, igihugu cy'iwacu mu Rwanda. Nahakumbuye cyane. Noneho ba bagabo baragenda, abandi bagabo 10 baragaruka bavuga amagambo mabi, bituma abantu bagira gute, bituma abantu bacika intege. Ndumva mbabaye cyane, kuko nimba koko ahera hatagomba kwegerwa n'ikibi n'igisa nacyo, n'icyatuma umuntu waje gushaka Imana no gushaka mu maso hayo atayimutse. Nibwo navuga ngo abo bantu 10 bazanye inkuru mbi rwose, bazanye inkuru mbi na Mose acika intege. Ariko hari abagabo 2, nimba Imana yakugira Joshua, nimba yangira Joshua ukaba Karebu cyangwa nkaba Karebu, tukaba tuvuza ibintu wenda bishobora kuba byagarura imitima y'Abanyarwanda. None kugira ngo nimba unagira n'uburyo bitambutse mu Rwanda kurushaho. Abagabo 2 Karebu na Joshua nibo bahagaze baravuga ngo Imana yacu yabigenzaga gutya ikabigenza gutya. Ariko reka tuvuge ku ijambo ry'Imana ho gato, kugira ngo abantu bari kuvuga amagambo ntaba ari amagambo natwe tuvuga. Uzi ko Abayisiraheli babwiye Mose bakavuga ati iyi Mana uvugana nayo, natwe turashaka kuvugana nayo. Genda uyibwire ngo ibyikubwiye ntabwo tubyemere, izi bitwibwirire, turashaka kuvugana nayo. Mose abibonye abona ko bari seriye bashaka kuvugana n'Imana.
Mose ajya kubakira appointment kugira ngo baze kuvugana na Yamana. Imana nayo iramubwira ati uko ibyo bavuze bishoboka, birashoboka rwose Mose se wihangayika, ubwo ni ngiye bashaka amara iminsi 3 biyesa ridikalabone kosalamene biyese, kandi umugabo ntaryamane n'umugore we. Nimba hari ikintu u Rwanda rukeneye ni uko abakozi b'Imana biyeza, abakristo biyeze, twongere tugire itorero risa neza, twongere tugire itorero rihesha Imana icyubahiro. Uko twahindutse urwamo ngo perezida wacu ntabwo ari mu ntabwo leta yacu ari mbi, gufunga amatorero ntabwo ari bibi. Oya kabisa, Imana ahubwo imuha umugisha kabisa, gukuraho ibintu bidasobanutse, kuko ibi bintu birimo biragenda biba bibi, noneho irashaka ngo bibe byiza. Erega ibi byananiwe no gukorwa nyine nabo bakozi b'Imana, reka leta rero ibikora. Nuko rwose ariko uza ADEPR uri kumbwira ngo ADEPR nziza, ADEPR yateranye hejuru, ADEPR ikarwana, ADEPR bigacika, mpaka mufti akaba ari uza guhuza ADEPR. Umusiramu idini rye ntabwo oya singiye kuvuga ibintu byinshi kubera idini rye ry'Ubusilamu mfite uko mbizi, ibyo twazabivuga ukwacu kunyumva, ariko ntabwo byumvikana ukuntu umuntu utari uri uwo muri iryo dini aza kuburanira, aza kwicara hagati yanyu ngo abicaze umwufurika. Ntibishoboka. Ikindi ndakoresha ikindi kintu pastor, burya Satani ariko arakora akoresheje ama YouTube amwamwe kubera udufaranga turi ngaha kuri YouTube. Abantu benshi bariko barakorera Satani mu buryo nabone batazi, usanga ibintu biriko biraca ngaho ari ugusenyana gusa atakubakana, ariko bibagira rya jambo yuko bana b'Imana bose ari umubiri umwe wa Kristo. N'umubatizo n'umwe. Nubwo twabatije umubatizo wa kana twabatije umubatizo mu mazi menshi wo kwihana. Izi YouTube zabaye indiri y'abadayimoni kabisa. Uzi ko ngewe banyumvishije YouTube y'abakozi b'Imana bavuga ukuntu bavuga ibyo gusambana, bavuga ukuntu ngo umwe yahaye undi muntu ngo Yesu w'i Nazareti. Ntabwo nabivuga ngaha, baragatsindwa n'Uwiteka, abo ngabo nibo bakagombye gufungwa. Abo ngabo nibo bakagombye gufungwa, izo YouTube nizo zakagombye gufunga, kuko ariko hari abantu bazima, sinzi ndabyibuka rwose. Imana ihumugisha abakozi b'Imana Zaburi nshya, abana n'abantu bakoze umurimo batinya Imana, bubaha Imana. Uri kunyumva? Hari abantu bagiye bakora umurimo. Hari umugabo nkunda wabaga kuri radiyo Umucyo, Juste yabwirizaga ikiganiro kivuga ngo abapagani bo mu rusengero. Juste namusaba akagaruka akongera akavuga ibyo abapagani bo mu rusengero, noneho tukareba yuko agira ikibazo nk'uko Apotre yabivuze, ahubwo Apotre abivuge, Masasa abivuge, abakozi b'Imana nka Antoine Rutayisire babivuge. Ariko wangu mba nibaza impamvu bamwataka cyane nk'ayo ma YouTube, ni kubera bazi icyo bari buronke bakimwataka. Barashaka viewers. Nutwo dufaranga nariko ndavuga twa YouTube. Nutwo bariko bararondera, ariko batazi yuko bariko barakoreshwa na Satani. Ariko reka bakomeze barwane nawe, bakomeze bavuge, ariko nawe hari utundi tuntu nyine mvuga ngo yihane. Hari igihe nkiri mu Rwanda,
bigeze kuvuga amakuru ko yazanye isanduku ry'isezerano isezerano, ariko uburyo tuzi isanduku y'isezerano yari imwe iri muri Yerusalemu. Ariko uburyo inyigisho z'isanduku y'isezerano ntabwo wazana isanduku y'isezerano ahubwo yafashe agashushanyo cyangwa kimwe akantu kubatse nk'isanduku aza kukerekaho urugero, aza kukatangaho inyigisho, kuko ndamwemera ni umwigisha, sinananirwa kuvuga ko ari mwiza, kuko Yesu yaravuze ngo kuki munyita mwiza, ariko gitwaza n'umwigisha. Ariko nimba iyo sanduku abantu baragendaga bakayikoraho bakabona ibitangaza, bakagenda bakaza bagakoraho bagatanga ituro, yazanye ikigirwamana, ubwo ari gukubitwa inkoni n'ubundi si ibyo yakoze. Ariko nimba ari inyigisho, ari imfashanyigisho, hari uburyo rwose ushobora kwigisha uburyo umwuka Imana ivuga ngo nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose, ukaba wafata amazi ugasuka mu kirahuri ukagaragaza kuzuzwa ko kiba cyasendeye cyuzuye amazi. Ibyo ni ibintu byinshi cyane ushobora gufata. Imfashanyigisho ni nyinshi. Niyo sanduku y'isezerano iba ari icyo bita imfashanyigisho. Aho ndabyemera. Ariko nimba rwose yarabikoze abantu bakaza bagatura, abantu bakavuga ati yazanye isanduku y'isezerano muri Zayoni, harimo isanduku y'isezerano avuye muri Isirayeli, abantu bakaza, akomeza ashikame arwana izo ntambara nizo ari kurwana. Dufite n'abakozi b'Imana hano muri iki gihugu cya Kenya cyane no mu isi yose bakina n'icyo bita itangazamakuru. Ibyo nibyo byananiye, no mpamvu utambona kuri za social media. Abantu bakize bari barwaye nakabashyira kuri social media. Ndabizi cyane kabisa. Imana ngo umugisha. Ngo ndirukanira kujya imbere y'Imana kugira ngo nongere nusuzwe izindi mbaraga. Ahubwo babandi bashaka kuzashyira kuri YouTube, bashaka kuzakora bakora. Okay, reka nze nceceke, wenda hari igihe nanjye nazafatwa n'uwo mwuka wo gutambutsa ibintu kuri YouTube, wenda mvuga ngo nakoreshejwe igitangaza iki n'iki cyanazanye isanduku, ariko sinumva ko ibyo bintu bizambaho. Bashaka kuba mubumbeje kaboroheje. Okay. Mbere yuko dusoza ikiganiro cyacu Pastor, nagira ngo ndagusabe nimba hari ikintu ufise wumva woshikiriza ari abantu muri rusange, itorero, abakozi b'Imana muri make, abakristo n'abakozi b'Imana. Okay, navuga ko ikintu navuga cya mbere nasangiza, reka mvuge rusange. Rusange ni ingiro uzajya mu ijuru. Cyangwa kimwe, reka mvuge nabo turi kumwe bazajyayo, nawe uzajyayo. Ariko nitujya kugira ibyo tuvuga, kujya kugira ibyo twumva, ntitubiharire abandi, twisuzume. Navuga ngo nitwisuzuma ntabwo tuzagirwaho n'umugayo. Noneho leta ntabwo izaza ngo ifunge, no, izaba n'ubundi uzadukora ibintu binejeje bibona ko bikwiriye mu gihugu. Nyine ni ukwisuzuma. Ubwo iyo mvuze kwisuzuma, umuntu agomba kureba imico ye. Navuga kwisuzuma, umuntu agomba kureba na ya myambarire wa mukobwa, yuko ajya kujya gusenga abanze arebe ko yambaye yikwije. N'abahungu Pastor, n'abahungu hari abahungu usanga bagenda bambaye ama pocket down, ugasanga na boxer yarahindutse, iranuka, isa nabi, ibintu mwene ivyo. Ariko iyo mwuka w'Imana kurimwo araguhindura, akubwira ati uko wambaye no, ambara neza, arakwigisha. Kandi nanone batandukanye, message natanga nanone batandukanye, imyenda yo kujya
ku mazi, ntabwo ariyo myenda yo kujyana muri salo kujya kwiyogoshesha. Imyenda yo kujya kwiyogoshesha ntabwo ariyo myenda yo kujya mu bukwe. Nkeka ko n'umuntu ugiye kujya mu bukwe yiyogoshesha ataranoga ahari, yarenze akagenda koga akambara imyenda yo kujya mu bukwe, agakora umusatsi we neza, yarenze akajya kwambara imyenda yo kujya mu bukwe. uwo niwo nababwira. Ikindi nababwira ni uko basubira ku isoko kunywa kuri ya mazi y'ubugingo, gushaka Yesu muzima. nagira ngo ngusabe dusoza ikiganiro usengere ubuvyutse mu gihugu cy'u Rwanda. Dusoze ikiganiro cyawe. Mbona indwara igiye no kuba mu Burundi. Nta kibazo naho ntwasengera. Arwaye buriya. Uru Rwanda ni rwo rwakiriye ububyutse. Abanyakenya n'abandi bantu benshi cyane barabizi. Gatangira icyangugu. Cyo bita gutendereza. Rero sinzi ko nasenga nsaba ububyutse, ahubwo nasenga nsaba abantu ngo bihane. Turebe aho twavuye tukagwa. Abashumba barasambana, abahanuzi barasambana, barongera bakagira utujeje. Niyo mpamvu Gitwaza yakoze ku mwenda, ariko buriya yakoze kuri roho y'ubusambanyi y'ubuhehesi. Abantu bahindutse imbwa nyine ngo bambara uruhu rw'intama kandi n'imbere ari iki, ari isega. Bari kuri za YouTube y'ababa we. Uwiteka abeze, Uwiteka umva bihane cyetse n'isaba Imana ikambindura nka Yona. Ariko noneho sinzi nimba nabaniswe Yona, kuko Yona we yaranze no kumvira. Ariko noneho se nabigenza gute? Iminsi ingahe nzenguruka mu Rwanda, iminsi ingahe koko kugira ngo abanyarwanda bihane? Abantu nibihane, abantu babe babanyakuri, abantu babe abantu boroheje, abantu babe abantu babanye n'abandi neza, abantu babe noneho ya Rastafari ibe Rastafari ibitorero y'idini, ariko nanone nayo irebe ibintu bitari byiza muri yo, irebe n'uwo Yesu bavuga bagereranya na Yesu, barebe nibarangiza bavuga ati natwe kwa wa mwani turi nk'idini. Rimenyekane mu Rwanda ntirihari se, ntirihari rigaragaze yuko ari idini ry'ukuri. Isungu bisirimo iragenda yandura, urumogi ruri kugenda ruhabwa agaciro, ubusambanyi burahabwa agaciro, ubutinganyi burahabwa agaciro, sida noneho si ikibazo. Ubu habonetse urukingo, u Rwanda ni byiza rwose, abantu baraziterwa, ni byiza. Ariko icyiza kirenzeho abantu bihane, ariko ubusambanyi iyo umuntu ashaka umugore we abane n'umugore. Uzi muri iki gihugu ndimo, umugabo ashobora no kuba afite abagore nka 3 cyangwa 4 5. Ndakubwira ngo umugore ashobora kuba ari mu rugo rwawe, hari umugore wawe kumva afite abandi bakabo bari ku bandi nk'abangana. Ibintu ndi kubona byinjire mu Rwanda, cyangwa byaranahageze mu Rwanda, bacana inyuma bakagira guta mwihane. Ndasoje nuko kandi ndabivuze, ni naryo sengesho nabasengera. Uwiteka Imana abahe umwuka wo kwihana. Ndasaba umwuka wo kwihana Mana. Nimba mushaka ko mvuga indimi ntazo mvuze, ndavuze ngo umwuka wo kwihana winjire mu Banyarwanda. Imana ifite kuzamugenza, ifite kuzagenza abanyabyaha bose, iraba ifite kuzabagenza. Amagambo ashira ubwibwe. Umuntu uvuga adafite no kubaha, adafite no gutinya, navuge. Ariko igihe cye kizagera ubwo umuntu wawe utazabasha kuvuga.
ndashoje. Imana iguhe umugisha. urakoze cyane pastor, Imana ikumugisha kandi Imana igukomeze, Imana ikongera imbaraga icyo gihugu urimo Amen. mu izina rya Yesu Kristo, amen.